Shalom, shalom, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, nizere ko mumeze neza, nizere ko umwami Imana kibarinze. Nanjye ndashima Imana, igihe kiba gitambutse ni kinini, ndashima Imana ko yaturinze uyu mwaka wose, dore turagana ku mpera z'umwaka. Imana yabanye natwe, Imana yaraturinze, twabonye ukuboko kwayo. Hari abantu twatangiranye uyu mwaka tutakiri kumwe ubu ngubu, rero ntabwo ariko twabaye beza, nta nubwo ariko twagenze uko bikwiriye, ni ubuntu twagiriwe kugira ngo njye nawe uyu munsi tube turiho duhumeka umwuka w'abazima. Rero tuba dukwiye gushimira Imana. Mbishimiye Imana rero ko yandinze kandindira umuryango, twabonye ukuboko kwayo, twabonye uburinzi bwayo, yaratugaburiye, yagize neza umunsi ku wundi, isegonda ku yindi, twabonye ukuboko kw'Imana. Nawe ufite byinshi, umuntu aguhaye umwanya wavuga, wabonye ukuboko kw'Imana uyu mwaka wose. Imana yaraturinze, ni ukuri Imana mu ijuru nishimwe, yagize neza, tuyihereje icyubahiro, ni icyayo. Imana nishimwe. Tugarutse rero muri cya kiganiro cyacu nk'uko maze kubimenyera cy'umugoroba cyo kuwa gatanu, umukristo nk'umunyu w'isi. Haleluya. Rero ndakurarikira kubana natwe muri iki kiganiro, kuko uko numva mbyizeye, hano muri iki kiganiro nuza kuba maso rwose uraza kubohoka ku bintu byari byaragiye bikunanira, kubera ko iryo jambo Imana yarariduhaye, kubera ko iryo sezerano turarifite ryo kubohoka. Rero ntujye kure, tubane muri uyu mwanya muri iki gitaramo cy'umugoroba. Ariko rero ntarakomeza, mbanje gushimira abantu tubana umunsi ku wundi hano. Nuko Imana mu ijuru ibaha umugisha mwinshi cyane, mudutera umwete wo gukomeza gukora ibyo dukora. Kristo rero ajya bumvira, ahazi kwifuza kw'imitima yanyu, uko mumwambaje, uko mumutakiye, abasubize, abiyereke, umuntu ababaza Imana yanyu. Haleluya. Iryo ni ryo sengesho mba mbasengera. Imana mu ijuru ibaha umugisha mwinshi. Rero ari ubwa mbere ugeze hano kuri no channel, nabwo ngo wageze ahantu heza, ahantu h'umugisha, kubera ko intego yacu ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bukagenda bukagera ku mpera y'isi. Impamvu uvuze ngo ni ahantu h'umugisha, ni ahantu Imana iri guhindura ubuzima bwawe, ihindura amateka yawe. Niyo mpamvu iyi channel twayise, cyangwa se iyi ministeri yitwa Yawe Life Changer, Imana ihindura ubuzima. Haleluya. Rero hano tuvuga Imana ihindura ubuzima, tuvuga imbaraga z'umusaraba, tukizerera mu mbaraga z'Imana, tutagendeye mu bitekerezo by'abantu. Rero twemera Imana, umwana n'umwuka wera. Niyo mpamvu nabwiye nti wageze ahantu heza cyane. Wifuza kubana natwe biroroshye, no gukora subscribe tukajya tubana umunsi ku wundi. Imana mu ijuru ibaha umugisha mwinshi. Hari abantu badukurikirana kuri Facebook page, hari n'abadukurikirana kuri YouTube. Mwese turabazirikana. Imana mu ijuru ibaha umugisha mwinshi cyane, nibyo tuba tubifuriza. Rero nari mvuze ntituje mu gitaramo cy'umugoroba. Iyo urebye hano muri Matayo 5:13 haravuga ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayu kuzaryoshwa n'iki? Nta cyubu kimaze keretse kuwujugunya hanze abantu bakawukandagira. Ariho dukura intego zacu ebyiri zo muri iki kiganiro. Intego ya mbere ni ukugira ngo umukristo adakayuka, iya kabiri ni ukugira ngo ngufate ukuboko, nanjye umfate ukuboko, tutaza kujugunywa hanze. Kristo rero aduhane umugisha mwinshi cyane. Tutaratangira, reka dutangize isengesho. Data, turagushimira ko ubanye natwe ukaturinda uyu mwaka wose, n'uyu munsi ukaba duteye iteka ryo kugira ngo twongere kumva no kuvuga ijambo ryawe. Duciye bugufi imbere y'amaso yawe, turakwinyize Nyiringabo, kugira ngo amaraso yawe yongere kutweza Mwami. Nanjye ugiye kuvuga ijambo ryawe ntaba ari njye, kandi ndagira ngo kugira ngo iri jambo ngiye kuvuga Data, Uwiteka uriherekereshe imbaraga n'ibitangaza ndetse n'ibimenyetso byawe, mu izina rya Yesu Kristo. Rigira umuntu rihindura, rigira uwo rivana mu cyiciro kimwe, rigira uwo ryinjiza mu kindi cyiciro, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera urukira kubana natwe, Mwuka wera aba hagati yacu, utuganirize, ukingura amatwi y'imitima yacu, nutubwira twumve, kandi uduhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo twigishije. Urakoze rero, ugize neza. Icyubahiro n'ikibi cyawe dukuyeho itite yavuga Imana cyose, mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka irangaza tuyikuyeho, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera ganza kandi uyobore, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Haleluya. Nari navuze nti rero ntituraza kugira ibihe byiza. Uyu munsi ngiye kuvuga ku kintu kibasa abantu benshi kandi badashobora kuvuga muri ibi bihe.
ndashaka kuvuga ku mwuka wo kwikinisha. Uyu mwuka ubasa abantu benshi, kandi ni bake babasha kuba babyatura bakabivuga ko bafite icyo kibazo cyo kwikinisha. Hari n'ubikora nyine yumva ari, niba navuga ari nka ambiance, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwuka ugira ingaruka zikomeye kuva kuri wowe no kugenda ukagera no kubuzukuruza bawe. Rero niyo mpamvu nkurarikira kugira ngo tubane, cyangwa se ukaba ufite iki kibazo uvuga uti cyarananiye, ndwana nacyo cyarananiye, reka nkubwire ngo nitubana muri iki kiganiro uyu mwuka urakuvaho mu izina rya Yesu, kuko kubohoka turabifite nk'isezerano. Haleluya, haleluya. Imana rero ibaho umugisha mwinshi cyane. Nari ndiho mvuga ku kintu kijyanye no kwikinisha, nicyo kintu ushaka ko tuvugaho, kuko usanga ari umwuka, si no kuvuga ngo wenda ubasa abasore gusa, n'abagabo bubatse cyangwa abagore bubatse, abakobwa urabataka. Kandi noneho ugasanga si ugarukiye ku bantu bakuru gusa, no mu bana bato ibyo bintu birimo. Ndaza kukwereka impamvu no mu bana batoya ibyo bintu uzabisangamo niba ufite icyo kintu cyo kwikinisha. Aha rero ngiye kuvuga uyu mwuka mu buryo navuga bugera muri 3 cyangwa muri 4, mu buryo 4. Icyambere ndavuga niki igihe uyu mwuka wo kwikinisha uri mu buzima bwawe, niki ukora. Nindangiza mvuge bwa kabiri, mvuge igihe uyu mwuka wo kwikinisha uri mu buzima bwawe ni izihe ngaruka ugira. Nsoza noneho ndaza kuvuga ngo nese ni gute umuntu noneho yatsinda uyu mwuka wo kwikinisha. Rero tubane, ntimujye kure, turi mu gitaramo cy'umugoroba, umukristo nk'umunyu w'isi. Haleluya. Noneho wakwibaza ati se ubundi kwikinisha ni iki? Kwikinisha ubundi ni ugusambana n'abadayimoni. Uyu mwuka rero uzana ikintu cyitwa kwishidikanyaho, noneho ukanasenya n'urusengero rw'Imana, ari rwo mubiri wawe. Reka turebe mu Bakorinto ba mbere 6 kuva ku murongo wa 18. Haravuga ngo Abakorinto ba mbere 6:18 haravuga ngo muzibukire gusambana, ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Amen. Kuri 19, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Amen. Mbese ntimuzi ko, dushoje biri tuvuga ngo mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera. Ntago ngo turi abacu ngo twigenge. Natangiye mvuga nti kwikinisha no gusambana n'abadayimoni, kandi uyu mwuka none uhita usenya urusengero rw'Imana. Haleluya. Bibiliya twatangiye tuvuga ngo nituzibukire, hano mu Bakorinto, muzibukire gusambana, kuko ni icyaha gikorerwa mu mubiri. Ikindi cyo hanze ushobora kukihana, ariko icyakorewe mu mubiri kiradestroyinga, kirasenya urusengero rw'Imana. Ushobora kwibaza uti se ubundi kukwikinisha kuva hehe? Gushobora kuva mu bitekerezo by'umuntu, cyangwa se mu bintu umuntu arimo yibwira muri ako kanya, muri icyo gihe. Iyo urebye hano mu Bakorinto ba kabiri, Abakorinto ba kabiri ibice n'ibingahera, Abakorinto ba kabiri ibice 10, umurongo waho wa 5. Turebe ngo havuga ngo iki. Haravuga ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Amen. Haleluya. Narimvuze ngo uku kwikinisha kuva mu bitekerezo umuntu ari gutekereza, cyangwa se mu bintu ari kwibwira muri ako kanya.
ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga iki rero? Ibitekerezo by'uyu muntu ntabwo aba yabigomoreye Kristo nk'uko ijambo ritubwiye, ahubwo hari undi mwanya yashyize muri we, hari undi muryango yakinguriye, ibitekerezo bye abigomorera ikindi kintu, bituma Kristo atabona umwanya muri we ngo tumugomorere byose, tumugomorere ibitekerezo byacu kugira ngo biganze. Rero Satani w'icyo akora ni iki rero? afite ubushobozi bwo kuba yakwinjira mu bitekerezo byawe ataniriwe, atari uko akwegereye, ari na kure yawe, agendeye mu byo uri gutekereza. Haleluya, turacyari kumwe. Haleluya. Bishatse kuvuga iki rero? Niba umuhaye umwanya azinjira mu bitekerezo byawe, agukoreshe. Nuvuga ngo uzisanga uri gukora icyo we ari kugusaba. Reka nguhe nk'urugero. Urabona nk'iyo wenda tufate nk'urugero, abantu benshi basigaye bakunda za social media, ibintu byinshi bisigaye bibera kuri social media. Reka dufate urugero wenda nk'umuntu ari nko kuri Facebook, wagera nko kuri Facebook ukabona nk'ifoto se cyangwa video y'umukobwa wambaye ubusa, ni ifoto se cyangwa ni video, noneho wowe ukajya kuyifungura. Miyane magambo nuvuga ngo Satani amara kubwira ngo fungura iyo foto, fungura iyo video, ibyo ubona ari gukora nibyo nshaka gukora. Bivuze ngo bitandukanye na hano dusomye havuga ngo kandi muri hano 5:10, Abakorinto ba kabiri 10, Abakorinto ba kabiri ibice 10 ku murongo wa 5 ngo dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana. Uyu muntu ntagakiri muri aba, kuko yamaze hari indi umwuka ari guha umwanya, kandi uwo mwuka nawe uramubwira ngo kora ibi ngibi nibyo nshaka gukora. Haleluya, turacyari kumwe, turacyagendana. Nuvuga ngo rero igihe cyose uzavuga ngo reka ndebe ari kubundi uyu wari mu biki, sukuvuga ntukabifite nk'ibintu bisanzwe. Nukuvuga ngo deja muri ako kanya Satani wari mu kazi, wowe wabaye igikoresho arimo arakoresha. Nigeze kubivugaho, nkunda no kubivuga, umuntu ni igikoresho cy'inzira ebyiri. Ashobora kuba mwiza cyangwa akaba mubi, biterwa n'amahitamo. Buriya abantu, umuntu ajya kuba mubi ari uko yabihisemo, cyangwa akaba mwiza ari uko yabihisemo, kuko ayo mahitamo Imana yadushyize imbere. Iyo rero ubaye mwiza nuko uhisemo uko Imana igukoresha. Niba ubaye mubi wahisemo kuba igikoresho cya Satani. Rero muri ako kanya niba urebye iyo video ukayifungura, bivuze ngo wemereye ko Satani ugiye kumukoresha, agiye kugukoresha ibyo rero ibyo wari gushaka gukora muri ako kanya. Haleluya. Noneho navuze ni ntukabifate nk'ibintu biraho bisanzwe, ntibirangirira aho ngaho. Si ukuvuga ngo urebye iyo video, ahubwo kuba wayifunguye cyangwa se iyo foto ukayireba, bihise bikingura umuryango w'abadayimoni ako kanya. Satani abakora cyane, yihuse cyane, urumva? Noneho ntago birangiriraho, ahubwo we kuko wamufunguriye umuryango, byibuze ukagerageza gukora akantu gatoya, ukamwumvira, ugafungura iyo foto, hinjiyemo abadayimoni muri we batabarika, utabasha no gukontorora. Niyo mpamvu nujya no gukora icyaha ntuzavuge ngo ni igisanzwe ndaza kwihana. Satani ntabwo ari uko bibona. Nigeze kubivugaho, turimo turavuga ukuntu icyaha ari urupfu, gikingura umwuka w'urupfu, kigendana partnership w'icyaha n'urupfu. Rero niba wowe umwemereye, iyo uza kuba wahageze ukabireba, hari uburyo umyutinga icyo kintu kugira ngo utazajya unakurikirana abo bantu. Uzo option zirahari, ukuba utajya umukurikirana kuko ubonye ko ibyo bintu ntushaka, ntunabifungura ugahita ubifunga, ugahita ubikuraho. Ubwo buryo burahari. Ariko niba utabikoze wowe ukabaha umwanya ukuvuga ngo reka ndebe ndiho ndigendera, n'ubundi ndiho ndareba ibiri gutambuka ubu ngubu, wowe uri kumva ko ari ibintu bisanzwe, ariko mu isi y'umwuka ukoze ikintu gikomeye ku buzima bwawe, kizanakugora, kizagufata imyaka kugira ngo wongere ugaruke uba umuntu muzima. Dore uko bigenda rero. Ufunguye iyo video, iyo foto urayirebye bisanzwe, dayimoni binjiye muri wowe nagahishyi, sinabasha no kubabara. Noneho bihita biza muri wowe
ntibigarukira aho mu kureba ibyo kuri social media, wajya ubona n'umuntu atambutse wenda niba waba uri umugabo cyangwa se umugore nakunze wenda kwifatisha igitsina gabo, ariko si ukuvuga ngo biba wikinisha ku gitsina gabo gusa, n'igitsina gore barakigira. Wabona nk'umugabo atambuka ukibaza buriya yambaye ubusa byaba bimeze bite, aho n'umugore atambuka ese buriya yambaye ubusa byaba bimeze gute, wowe ukagira ngo n'ibitekerezo gusa, ahubwo baba demoni binjiye muri wowe, barimo barakora akazi, wabaye ikiretwa cyabo, barimo baragukoresha n'icishwa hacishwa. Haleluya. Turacyari kumwe, muracyari kumva ibi bintu hari ahantu byabageze, nyandikira amen. Haleluya, haleluya. Imana mu ijuru dushoboza, Imana mu ijuru dushoboza. Bene data, uyu mwuka usenya ingo nyinshi, nuko abantu ni bake cyane bashobora kwerura bakavuga ngo igitumye wenda ntandukana n'umugabo cyangwa se n'umugore n'umugabo bakaba batandukana batazi uwo mwuka, kubera ko ni ibintu umuntu ashobora gukora mu ibanga rye atabashije kubyatura, utamenya ko icyo kibazo gihari. Haleluya. Ikintu Satani aba agamije nyamukuru ni ukugira ngo akwice, akurimbure, ushireho rwose. Haleluya. Noneho muri iki gihe bwo aranakora ku mugaragaro, ari fiyeri yabyo, ni ububazanye noneho ngo n'ibikinisho byo kuba umuntu yakoresha yikinisha. Can you imagine? Urabona Satani afite abambara, afite aba agent ku isi, bariho barakora cyane. Birakwiye ko rero natwe abantu b'Imana tuba maso, ibyo bintu tukabirwanya, kuko ubwo bushobozi buri muri twe. Hari ijambo nasomye riri mu ibaza ni mu Gutegeka kwa 2, Imana irimo ivuga ngo igihe Abisirayeli ngo nimukora icyaha nzafunga ijuru, ariko ngo uri mukora ibyo gukiranuka nzabaha umugisha. Vuga ngo rero iki kintu cyo kwikinisha, ntabwo niba utaruzi ko ari n'icyaha, ugifate ko ari icyaha gikomeye, ko n'ubusambanyi bukorerwa mu mubiri w'umuntu, kandi igihe cyose ukiri gukora iki kintu menya ngo ijuru ryawe rirakinze. Waba ubikora ubizi, waba ubikora abo mubana babizi, waba ubikora utabizi, menya ngo ikihe cyose ntuzigera ubona umugisha uva ku Mana iki kintu kikiri mu buzima bwawe. Kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ndi guca imanza, ndagendera ku ijambo ry'Imana, turisanga muri Bibiliya bivuga ngo nimukora ibyaha ijuru rizakingwa, ariko nimukora ibyo kugira ngo nzabaha umugisha. No mu Gutegeka kwa 2:28 kuva ku murongo wa 1 kujya ku 14 havuga imigisha izahabwa abantu bakora ibyo gukiranuka, ngo ariko ngo nimukora ibyangwa n'amaso yanjye. Guhera ku murongo wa 15:20 Gutegeka kwa 2:28 guhera ku 15 kumanuka kugera kuri za 50 havuga imivumo yose izakurikira umuntu wakoze icyaha. Rero bene data, wifata ko ari ibintu bisanzwe ngo ni ifoto ngo narebye, wowe uri kwita ko warebesheje amaso. Deje umunsi warebesheje amaso warukinguye imiryango y'abadayimoni ngo binjire muri wowe, ntibiri buze kugarukira aho ngaho. Rero biraza kuba urugamba rukomeye kandi ku ruhando ruringa bitaza kukorohera. Yesu adufashe cyane. Ikindi kintu navuga nanone kuri uyu mwuka, ntago ugenda wonyine. Uyu mwuka wo kukinisha ugendana n'umwuka w'irari, nk'ukuntu navuze ngo umwuka w'icyaha ugendana n'umwuka w'urupfu, uyu mwuka wo kwikinisha nawe ugendana n'umwuka w'irari. Noneho dore ukuntu bigenda. Niyo wavuze ngo ni foto ugiye kureba gusa cyangwa video, ngiye kukwereka ukuntu umwuka w'irari ugendana n'uyu mwuka wo kwikinisha. Noneho wowe wafunguye uvuze ngo reka ndebe ariko uyu muntu ubundi ari mu biki, kuki mbona yambaye ubusa. Deja dayimoni yinjiye muri wowe, yinjizamo wa mwuka w'irari. Noneho uyu mwuka w'irari utuma ugusunikira no gutangira ujya ureba yama video y'urukozasoni za pornography n'iki. Noneho bigatuma abantu bakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Urumva ikintu navuze ni wowe urabyita ko ari ibintu bisanzwe, ku buryo nawe wicaye wavuga ngo ariko ubundi wamugana ibi bintu byo gutangira kwikinisha byaje gute muri ngiye, bikakuyobera ko wowe wabikoze uzi ngo nugukina, ariko Satani ntabwo akina. Reka ngubwire mwene data mbigusubiriremo, Satani ntakina, arabizi ko igihe cyasigaje ari gito. Rero umwanya wose umuhaye awukoresha neza cyane. Haleluya. Rero sinibaza umuntu nka Satani wavumwe yamenya gukoresha umwanya we neza cyane. Twebwe abantu twaremwe mu ishusho y'Imana, dufite imbaraga y'Imana iri muri twe, twahawe izina rya Yesu ngo turikirizwemo. Kuko iyo usomye muri Matayo ibice byaho bya mbere ku murongo wa 21 haravuga ngo izina rya Yesu niryo abantu baherewemo kugira ngo bakirizwemo mu isi ndetse no mu ijuru. Nuvuga ngo rero niba dufite
ubwo bushobozi bwose, cyangwa se niba dushyigikiwe muri ubwo buryo ntitumenye gukoresha igihe cyacu neza, dufite ikibazo. Imana dutabare. Haleluya. Rero iki kintu cyo kwikinisha ni icyaha gikura vuba cyane, umuntu agasanga yararundumukiye muri byo, ari binagora cyane. Ushobora no gusanga n'umuntu avuga ati ewa naragerageje kubihagarika byarananiye, kubera ko ni umwuka Satani akoresha, ndetse ni umwuka ukorera Satani, yizeye neza ko niba abonye opportunity yo kukwinjiramo kuwikuraho bizakugora. Rero mwene data, aho kugira ngo wizanire urugamba, byaba byiza wirinze. None reka nkubwire ngo kwikinisha kuzana umuvumo. Noneho wa muvumo ntunagarukire kuri wowe gusa, ukanakurikirana n'abana bawe, ugasanga niba warikinishije n'abana bawe barikinisha. Noneho ikintu gitangaje, ubu usanga tuvuge nk'urugero, ni bangahe baganiriye na basekuru, niyo muganire ko akubwira amateka yandi, yari yakwicaza ngo akubwire ngo nakoze ibi byaha n'ibi n'ibi mu buto bwanjye, nagendeye muri ibi byaha ibi n'ibi, ahubwo bavuga gukomera kwabo ko hahise, ariko ntibavuga intege nkeya bagize. Noneho kuko batigeze batubwira intege nkeya bagize n'ibyaha bakoze, we wakura ugasanga noneho uri kwikinisha, uri muri iyo myuka yo kwikinisha, ukisanga muri ibyo byaha. Ubu umusinzi, nzashaka n'ubundi buryo undi munsi nzavugaho ku kintu cy'ubusinzi. Noneho ukagenda muri ibyo bintu ugatangira gutuka Imana, atari ku bundi ko nsenga, ko njya mu materaniro, ko ndi umuririmbyi, ko mvuga ubutumwa. Ni ukubera iki uyu mwuka utamvaho? Nyamara ikibazo ntigifite Imana, ntikiri kuva ku Mana, ahubwo kirava mu bisekuruza byacu, kuko ntitwigeze tumenya amateka ya ba data, ntitwigeze tumenya mu busore bwabo bakoze ibiki, bagendeye mu ki, ni ibanga ryabo bibikiye. Iyo myuka idukururukaho, ubu umuvumo udukururukaho. Ni urugamba rwacu rero rwo kugira ngo turwane. Haleluya. Murumva ko dufite byinshi byo gukora, niyo mpamvu tutagakwiye gupfusha umwanya wose dufite ubusa. Ibaze, nuvuga ngo ugomba kurwana n'ibyo sokuru yakoze, n'ibyo papa we yakoze, kuko biragukurikirana, ubyanga ubyemere bizagukurikirana. Ni inshingano zawe rero zo kugira ngo umenye ngo mfite kurwanya iki kintu. Nuvuga ngo rero nubona wikinisha, ntuzatungurwe no kubona umwana wawe cyangwa umwuzukuru wawe wikinisha, kuko bifite inkomoko, bifite ahantu biva. Hari n'ikindi kintu ushaka kuvugaho, hari n'abantu bajya bikinisha mu nzozi, bo bakumva nyine ntabwo ari byari mu nzozi, ntabwo byabaye. Satani ni umwuka, akorera mu mwuka. Uvuga ngo waba wikinisha ubizi physically, ngo kuko utabikoze physically ukumva ko utikinishije, uba wikinishije. Kandi ziriya ntanga nubwo ubona aho zitajya, zijya mu badayimoni. Biragoye. Imana idufashe cyane. Bimeze nka bari abantu bajya bagira abagore b'ijoro, kugira abagore b'ijoro n'abagabo b'ijoro. Niko n'iki gikorwa bavuga ngo cyo kwikinisha mu nzozi kiba kimeze. Bemeze nka bano bafite abagore b'ijoro. Noneho reka nihuse tuvuge niki uyu mwuka wo kwikinisha ukora. Uvuga ngo nari nabikomeje ndavuga ni kwikinisha ni umwuka ukorera Satani, ugamije kwica no kurimbura. Niyo ntego yawo. Reka turebe muri Yohana ni ibice 10. Yohana ni ibice 10 umurongo wa 10. Yohana ibice 10 umurongo waho wa 10 havuga ngo ikira, hari hehe se ahubwo ngaha: umujura ntazana n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Amen. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwica, kwiba no kurimbura. Nari mvuze uyu mwuka wo kwikinisha ikintu ukora ni ukwica, ni ukurimbura. Uko niko umujura akora. Kwikinisha kurimbura urusengero rw'Imana. Menya ngo niba ubikora uri muri yangiza wowe, ni nko kwirwanya. Noneho reba hahandi twavuye, reka twongere tuhasubiremo mu Bakorinto ba mbere, Abikorinto ba mbere, gatandatu ni umurongo wawo wa 18.
muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa inyuma y'umubiri, ariko usambana aba akoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge. Amen. Twari tuvuze ngo umujura hazanwa n'ikintu, ni ukwica no kurimbura. Bivuga ngo rero igihe cyose ufite iki kibazo cyo kwikinisha, umwuka wo kwikinisha uri kuri wowe, menya ngo wazanywe no kugira ngo wice, kandi nurangiza urimbure. Haleluya. Noneho ikindi kintu uyu mwuka ukora, ndimo mvuga ikintu cya mbere ukora no kwica no kurimbura. Noneho kandi mvuga ngo muri uko kwica no kurimbura dore ibintu ikoramo. Mvuga ngo uri umugore wikinisha cyangwa umugabo wikinisha, ntushobora kunyura umugabo wawe mubana nawe, ntabwo akunyura, kuko uyu mwuka uraza ukaguhindura nk'ikinyamaswa, uba warabaye nk'ikinyamaswa. Noneho ukazana n'umuvumo wo gukenyuka. Buriya nubona ushobora no kuvuga ati se wamugane ko dore uburyo wanamenya ko mu muryango wawe icyo kintu cyo kwikinisha cyabayemo, niba harimo umwuka wo gukenyuka, kuko umwuka wo gukenyuka uzanwa n'uyu mwuka wo kwikinisha. Ni ukuvuga ngo nubona harimo gukenyuka cyane, uzafata umwanya usenge, watura ibyaha by'umuryango wawe, wihana icyaha cy'ubusambanyi cyakure mu muryango wawe, aricyo cyaha cyo kwikinisha, kuko uku kwikinisha kuzana gukenyuka, bikazana intonganya mu muryango, ukumva ufitiye umunabo wo mu bana, wahora ushihura abana, wahora ushihura umugore, wahora ushihura umugabo, nta mahoro ashobora kubamo, kuko urumva nk'uko nabivuze, kuri aho ikinisha ushobora kubwira ngo izo ntanga zaguye hasi, ariko nizigwa hasi zinjira mu badayimoni. Abo badayimoni bakazana ifu hagati y'uwo mu bana. Halo, hakazana ifu hagati y'abo mu bana. Niba bafuhira umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ntabwo ushobora kumunezeza, n'abana no mu rugo nta mahoro ashobora kuhaba. Bene data, uyu mwuka ukora ikintu kinini mu isi y'umwuka. Tube maso, dufate umwanzuro, ntubikore byo kuvuga ngo ni just arabikora avuga ngo ni ukwishimisha, ngo ni ibiki. No, icyo uri gukora si ukwishimisha, ahubwo urimo urimbura n'abazagukomokaho. Nuvuga ngo uyu muntu rero ufite uyu mwuka irari riri muri we, ntashobora guhaza umuntu babana, aba yarahindutse nk'inyamaswa, nawe ubwe ntashobora guhaga, kuko nicyo Satani aba ashaka muri we, nicyo aba yaramuremyemo, amuhindura nk'ikinyamaswa. None reka tuvuge ku ngaruka zo kwikinisha. Ni izihe ngaruka zo kwikinisha? Nk'uko nari nabibabwiye, kwikinisha nari mvuze ikintu cya mbere ko kizana, harimo uwo mwuka wo gukenyuka. Noneho hakazana n'umwuka wo kwizengurukaho. Niba hari umuntu ndi kuvugana nawe uyu munsi yarikinishije, ibi bintu mvuga arabyumva, cyangwa se akaba yarari muri situation yo kwibaza atari ku Mana, ko mbona nzi gukora, ko mbona nzi gushakisha kuki ubuzima bwanjye budahinduka. Dore ikibazo ni iki: niba uzi ko wikinisha, nicyo kintu kiri gutuma ubuzima bwawe budahinduka. Ntabwo ushobora, dore ndaha mpagaze ku ijambo ry'Imana, ntabwo ushobora kuzamuka uyu mwuka ugihari. Oya, ushobora gutera intambwe imwe, ariko nyuma umukundi kwezi ukongera ugasubira aho wari uri. Ni uko ukora. Si ukuvuga ngo nta muvumo ibaho. Umuvumo ibaho, tuvuge reka dufate urugero rw'ibifatika, ukaba wari umuntu uri aho, ukagira mugisha, umuntu akaza akakubita nk'ibihumbi 100 atitangira business, ugatangira business. Ya business ukayikora mu mezi 3 igatumbagira, ukabona ugeragiye ugeze kuri miliyoni. Twifatira urugero ruri hasi cyane. Ntubona ko wenda ya miliyoni ibonye mu gihe cy'amezi 5, mu gihe cy'ukwezi kumwe ukayoberwa aho ya miliyoni igiye. Nuko imyuka ikora, uhora wizengurukaho, aho wavuye ukahagaruka. Wagerageza ngo, kubera yuko urasenga, niyo dusenze Imana irumva. Kwa kundi wasabye Imana mbara umugisha, nzamugisha imirimo y'amaboko yanyu, ni ijambo ry'Imana kandi koko irabikora. Wakoze iguhaye umugisha, ariko wa muvumo nawe uri kuri wo kwizengurukaho, gahita uza atari ko urabibuka ko yayikinisha, gahita usubira aho wari uri. Nuko biba bimeze. Nta breakthrough, ikindi nta breakthrough ishobora kubaho wikinisha. Nta breakthrough ishobora kubaho. Nuvuga ngo iyo wikinisha cyangwa se ureba izi filime za pornography, bikingura umuryango wa stagnation muri wowe. Haba ari ikintu cya stagnation, nta breakthrough, uhoraho hantu hamwe nyine.
ni ukuvuga ngo igihe cyose wikinisha bikingura uvuga ngo bikinga imiryango yawe yose yari guturukamo umugisha. Reka mbivuge en detail ukuntu bigenda. Ukuvuga ngo wenda tuvuge nk'urugero, ndasenze maze igihe nafashe amasengesho ndiyiriza ndasenga, yewe noneho ko wenda nikinishaga nkaba ndabiretse, kuko iyo turi mu masengesho umwami Imana ajya dushoboza. Buriya nta muntu ushonje ushobora kujya gusambana, ariko iyo umaze guhaga utekereza gusambana, kwiba, guhemuka, ibibi byose. Ariko ushonje, niba nibeshye ubyandike muri comment uvuga ngo uribeshye, nta muntu ushonje ushobora gutekereza gusambana, nta muntu ushonje ushobora gutekereza kwikinisha, ahubwo biza ryari iyo wamaze guhaga igifu cyuzuye. Niyo mpamvu Imana idakorana n'ibiryo. Narivuze rero ukaba murasenga wiyirije, ufashe iminsi 3 urasenze usabye umugisha, naho ugeze kuri wa munsi wa gatatu umva Satani waba areba mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu dukwiye no gusaba amaso y'umwuka. Niba turi abakristo dukeneye amaso y'umwuka ngo tumenye ibibera mu isi y'umwuka, kuko ibyo turimo uyu munsi byahereye mu isi y'umwuka. Rero utazi mu isi y'umwuka uko ibintu bihagaze, Satani arakwibahagarara akwiba kumareho. Ukwiriye kumenya mu isi y'umwuka yawe ibiriye iby'Imana yakuremeye, kugira ngo umenye ibyo ukwiye gutegeka ibyo ukwiye kurema n'ibyo ukwiye kwica, kuko byose bituruka mu isi y'umwuka. Noneho Satani we agahita aza akaguteza kuba wabona umuntu uciyeho yambaye ubusa se, cyangwa se ugiye kuri izo social media mu bisigaye byandagaye ahantu hose ukabona wambaye ubusa, ukabona bari gusambana. Noneho ryarari rigata byongera rikagaruka muri wowe, kuba byaciye mu maso yawe ukongera ukikinisha. Akora tout moyen possible ko wongera ukikinisha cyangwa ugasambana. Ako kanya siri place ukibikora, wa muryango ugahita ukinga. Wenda ubwo hari umuntu ari ukwibutse, ni inshuti yawe mwabanye, no mu muryango wawe wifuzaga kugira neza, yewe yaranabikubwira narabigupromisinze, baranza akavuga ati nagize ikibazo, hari imodoka yanjye nari ngiye kudedwana, byagenze gutya na gutya, ubu ngiye kugera, tuzongera tuvugane. Kumbi ntabwo ari uko icyo kibazo nyine cyabaye, ahubwo mu isi y'umwuka bo bakoresheje strategy zabo kugira ngo bakinge umuryango wa breakthrough yawe. Rero narivuze ngo habari mvuga ngo igihe cyose wikinisha bizakingura, bizahabazaho stagnation na breakthrough ushobora kubona, uzahora wizengurukaho. Kuko ijambo ry'Imana ni ukuri. Bene data, niba turi mu nzu y'Imana, mureke niba twumva ngo twakire Kristo nk'umwami n'umukiza, mureke tugire karakteri y'ubwami, mureke twitware nk'abana b'ibwami. Wikwishyiramo ngo iyo wikinishije ngo uri mu nzu yawe ntawe ukureba n'iki. Amaso y'Imana arareba, kandi ni wowe, reka nkubwire ngo ni wowe uri kwidindiza. Niba ushaka umugisha w'Imana, kereka niba ari ukuvuga ngo wahisemo gukorera Satani, mukorere byeruye. Ariko niba uzi ko wakorera Imana, ntabwo Imana ijya ibeshya. Hariho umuntu ushanga yitotomba ngo ariko se ko nsenga, ko niyiriza, ubundi kuki ibintu byose Imana yambwiye bidasohora, ubundi imigisha yambwiye kuki idasohora? Ntabwo ari uko Imana ibeshya. Icara wisuzume, ese koko ukora ibikwiriye? Kuko ijambo ry'Imana bigeze, nidukora ibyo gukiranuka izaduha umugisha, nidukora ibyo gukiranirwa umuvumo uzadukurikira, ijuru rizafungwa. None ni wo mwanya Imana iguhaye, ese tekereza neza, uri mu nzira nyayo? Kuko Imana yacu yo ntibeshya pe, ibyo nabihagararaho, ntibeshya. Ahubwo niba hari ibintu bitagenda kandi ukaba ufite amasezerano y'Imana, si ngombwa ngo ubikorere kugira ngo abantu babibone, ngo pasiteri ngo ubone ko uri umukristo mwiza uzinduka ukora protokole neza. Kesi hari niyawe ku giti cyawe, kuko nutabireka n'ubundi abandi baratera imbere, babone Imana, babone n'umugisha basezeranije, baravuga ngo tukiri mu isi tuzahabwa 100% ngo kandi tubone n'ubugingo buhoraho. Ese wowe iryo 100% nturikeneye? Niba rero urikeneye, niwo mwanya kugira ngo ufate umwanzuro. Ariho ngiye noneho no kuvuga ngo niki igisubizo ku bijyanye no kwikinisha. Uyu mwuka navuze ni umwuka n'ubundi nkuko nabivuze, ntabwo ushaka kurwanya umwuka nk'urwana n'umuntu physically. Turwanya umwuka nuvuga ngo turwanya umwuka twambaye umwuka, turi mu mwuka, mbese umwuka urwanya mu mwuka. Abefeso 6 reka marebe ibice ni 6. Abefeso ni ibice 6 n'umurongo wawo wa 12. hariho Imana yanjye ngaha ngo kuko tudakirana n'abafite
amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Amen. N'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ni imyuka turwana nayo, tugomba kuyirwanyiriza mu mwuka. Haleluya. Rero ntarakomeza navuga ngo ikintu wakora, ndagira ngo mbanze nkubwire ngo hari ikintu Satani akora iyo wamaze kuba warabaswe n'icyo kintu cyo kwikinisha, akakumvisha ko wabaswe utashobora kubatuka, utashobora kuva muri ibyo bintu. Ariko ngenzanye message itandukanye n'iryo jwi ryirirwa rikubwira. Ndagira ngo nkubwire ngo kubatuka birashoboka rwose, birashoboka kuko Kristo yatubambiwe ku musaraba kugira ngo tubohoke. Ngo izina rya Yesu niryo twaheremo gukira rwose, niryo ribasha kutubohora rikadukura mu ngoyi. Niyo mpamvu nkubwiye ngo kubohoka birashoboka. Ariko kandi niba ushaka kubohoka kuri uyu mwuka, ni uko ubanza ukabyemera. Uziko reka nkubwire, uziko buri muntu ashaka kuba yikinisha ariko ntabyemere ko yikinisha, hagaze ku cyubahiro sinzi n'iki. Ariko mwene data, reka nkubwire ibanga ryo kubohoka ni ukubanza ukemera, ukavuga ati uko biri kose ndikinisha, ndi umunyabyaha pe, ndi ikinyabyaha ndabyemera, ariko Kristo yampfiriye kugira ngo mbatuke. Narabaswe mu gihe cy'ubujiji cyo kutamenya, kuko Imana icyo gihe cyacu gibasha kukihanganira ikatubabarira ikatubohora. Ukabyemera ukavuga ngo ndemera ko nikinisha, ndemera ko ndi umusambanyi. Hari n'uvuga ngo kwikinisha si ugusambana, kandi Bibiliya yabitweretse, kuko n'icyaha cyakorewe mu mubiri ni ubusambanyi. Iyo rero tubwiye ngo tukizibukire, iyo umaze rero kwemera ko uri umunyantege nkeya, watura ibyaha byawe, ukatura. Hari ubwo ushobora kubyibuka n'ubwo utabyibuka byose, ariko ibyo wibutse ukabyatura. Hari aho wagiye ubikorera, yewe n'amashusho y'abantu warebaga wenda uri kuba wabikora ukabyatura, kuko kwatura kuduhesha imbaraga z'ubutsinzi. Haleluya. Kuko ku rurimi nabivuzeho ndiho mvuga imbaraga ziba ku rurimi. Impamvu mvuga ngo nukwatura, ntabwo ari ukuvuga ngo uranyumvise gutya we ngo noneho ukabitekereza mutima wawe tia ndabyumvise. No, ukuvuga ngo niba ubyumvise ukaba ubyemeye ko wowe wikinisha kandi kuri umunyantege nke, icyo gihe cyawe cyo kugira ngo ufate imbaraga ukoresha ururimi Imana yaguhaye. Kuko muri Yeremiya rimwe ndibaza ni igice cya mbere ku murongo wa 9 avuga ngo twahawe imbaraga zo gusenya, kurimbura no kubaka. Tubikoresha gute rero? Ntabwo ari ukurimbura dukoresheje amaboko, ni ururimi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo kwatura buri mu ntambwe ya mbere igufasha kubohoka. Ukatura kuba ndatura iki cyaha narikinishije, ariko enough is enough, ndashaka kubohoka. Niba hari abonda wabaga wikinisha wibutsa amazina y'abantu, se amashusho y'abantu, ibyo byose ukagenda kuko imyuka y'aba bantu. Ikindi kintu nanone ukora nibagiwe, reka ntivugeho, iyi myuka y'aba bantu wikinisha ureba utekereza ayo mashusho iragaruka ikakurwanya. Nk'iyo uri umusore kugira ngo uzashake wikinisha, habaho amasengesho, biragoye. Niyo ugize gutyo wenda ukabicika ukisanga wageze mu rugo, urwo rugo kurwubaka biragoye, bisaba imbaraga z'Imana. Rero bene data, ikintu cyo gusambana, ikintu cyo kwikinisha, mu kizibukire, kirica wowe, kice n'abazagukurikiraho. Wamara rero kwatura, nicyo nari ndi kuvuga, ukemerera Kristo noneho akaza muri wowe. Twemerera Kristo gute? Twibuka ko bavuze ngo dufata ibitekerezwa byose tukabigomorera Kristo. Ntago waba afashe ibitekerezo byawe ngo bigomorere Kristo. Nugera kuri Facebook yawe wabona umukobwa wambaye ubusa ngo umutaruke ngo umurekereho, ahubwo uhita ufunga iyo site ari kuvaho, ukayihiding, ukayimutinga, kugira ngo hatazagera n'undi munsi ugaruka. Niba kuko wafashe Kristo ibitekerezo wabihaye, kuki umurekera kuri iyo social media yawe? Mukureho ko hari wowe ushuniye kubafunga. Niba utabashaka ukabafungira, wa muntu niba ari abantu mugendana muri groupe bagutera gukora ibyo bintu, kuki ukomeza kugendana nabo? Niba Kristo wamuhaye ibitekerezo byawe ngo abiyobore, uwo muntu mugendere kure, kuko ni igikoresho Satani ari gukoresha kuri wowe kugira ngo yongera gusubiza inyuma. Ibidusubiza inyuma tubyiyambure, turebe imbere, duhangare iby'imbere, kuko Kristo niho adutegerereje. Haleluya, haleluya. Vuze byinshi rero, ndashoje, ariko mvuzemo ibintu bigera mu buryo warwanya uyu mwuka. Ikintu cya mbere ndavuze ngo ni ukubanza ukemera ko icyo cyaha kiri kuri wowe, ukamenya ko kukirwanya tukirwanyiriza mu mwuka. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu,
wamaze kwemera icyo cyaha. icya gatatu, ugasaba Kristo agafata ibitekerezo byawe akabiganza, ukabimugomorera, akabiyobora. Ibi bintu bitatu nubikora uzagaruka uduha ubuhamya. kandi koko mujye mutanga testimony, zirafasha. Ibi bintu nubikurikiza uko ari bitatu, uyu mwuka uzawubohokaho. kandi none niba wenda mu kiganiro tuvuze usubije amaso inyuma koko ugasanga mu muryango harabuyemo iki kintu, niba wowe utikinisha, bikoresheje abana bawe, kuko niba waragize imana ukabitaruka, bishobora kuzakurikirana abana bawe. ihana, atura. Twavuze ikintu kijyanye no kwatura ibyo byaha by'umuryango, kwatura ibyaha bya ba data na ba mama na ba sogokuru. noneho ugafata abana bawe, ibitekerezo byabo ukabigomora, Kristo akabiganza, akaba ari ubayobora, akaba ari ubabera umuyobozi. ugasenya umwuka w'irari, ugasenya umwuka w'ubusambanyi, ugasenya umwuka wo kwikinisha. Kristo rero abaha umugisha. Turashoje, ariko hari akaririmbo nshaka ko turirimba, reka nkarebe. noneho duhita twinjira mu mwanya wo gusenga. ariko mbwira n'umuntu wari ufite iki kibazo cyari cyaramubase, avuga ngo ni gute nabigenza. atura, fata umwanya wawe, ushobora kugenda mu cyumba. buriya reka nkubwire rero ku kintu cyo kwatura. kubabasha kubyaturira abantu ni byiza, ariko birakomeretse. hari igihe waturira umuntu wowe ukaba uzi ngo uri kumwaturira, ariko we akaba abonye umwanya wo kujya kukwaturira. ubonye ari pasiteri wawe wizeye, ushobora kugenda ukamwaturira, nakoze iki kintu, ndashaka ko Imana imbohora. ariko kwatura kwiza, niba uri umugabo ukaba ufite umugore, ukaba uri umugore wabikoreraga, mushobora gufata umugabo wawe n'umugore wawe mukajya mu cyumba ukamwaturira, mugasengerana. iryo sengesho rirakora. haleluya. iryo sengesho rirakora. ukatura ukavuga ngo ndarimbazwe, ariko ndarambiwe kuba muri ubu buretwa, ndashaka ko Imana yo mu ijuru imbohora. uko niko tubohoka, tugafata ibitekerezo byacu tukabigomorora Kristo, tugatandukira ikintu cyose. navuze ku rugero rwa social media, ariko dushobora no gusanga ari ibigroupe tugendamo. ikintu cyose kigukurura gusubira muri izo ngeso ukakigendera kure. hari umuririmbyi rero nkunda, uramuririmba no mu gitabo ni mu gushimisha 68, haravuga ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa. wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. hari ubwoya kuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. nogejwe na Yesu, twatunganijwe n'amaraso. hari ubwoya kuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo. nimukererwa ahubwo mutebuke, mwezwe imitima yanyu neza. twogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso. hari ubwoya kuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. bogejwe na Yesu, twatunganijwe n'amaraso. hari ubwoya twuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera.
umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate, wogejwe na Yesu, twatunganijwe n'amaraso, hari ubwoya kuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, wogejwe na Yesu, twatunganijwe n'amaraso, hari ubwoya kuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinguka ubwoba gusa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu akwambikiye y'ubukwe, wogejwe oh haleluya na Yesu, twatunganijwe n'amaraso, hari ubwoya kuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, wogejwe na Yesu, twatunganijwe n'amaraso, hari ubwoya twuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Haleluya. Umuririmbyi abivuze neza, nta kindi kiduhesha gukiranuka kereka kwemera ko twejejwe n'amaraso ya Yesu. Aya yonyine niyo ajya abasha kutubohora akadukura mu buretwa Satani aba yaradushyizemo. Rero niba turi kumwe ukaba warugize igihe ufite iki kibazo, uyu mwuka mugendana, ndagira ngo umfashe dusenganira isengesho. Noneho ikindi kintu nakubwira uzakora muri ubu buryo navuze bwo kugira ngo uyu mwuka ukuveho, uzafata amasengesho y'iminsi 3 dry, wenda ushaka kunywa amazi. Noneho muri amasengesho y'iminsi 3 nta kindi uzaba uri gusabamo, no gusaba Imana ngo ikubohore, watura ibyaha uko wibutse aho wagiye ubikora, abo mwagiye mubikorana, watura ibyaha. Noneho ku munsi wa gatatu usoza, uzafata igaburo turikirizwamo. Nzavuga ku kintu cy'igaburo. Igaburo twemere kurikora no mu rugo rwacu, atari mu rusengero gusa. Igaburo ukarisengera, ukarihesha umugisha, igahinduka amaraso ya Yesu Kristo, nk'uko umuririmbyi bivuze, nta kindi kiduhesha gukiranuka kereka amaraso ya Yesu Kristo. Ugafata iryo gaburo uvuga ngo Yesu, ongera unyubake, nubakanywe nawe, iri ni itangiriro ry'ubuzima bwanjye bushya. Haleluya. Yesu rero abaho umugisha. Reka dusengane. Data, turagushimye, twumvise byinshi Mwuka wera araduhishuriye, ariko kandi duciye bugufi Imana. Hari ingeso zari ziri muri twe, harimo no kukwikinisha byatunaniye Imana, ariko duciye bugufi. Hari igihe twageze twahaye umwanya Satani, adukoresha ibibi byinshi, duhinduka ibiretwa bya Satani, ariko turakwinginze nutubabarire Mwami. Hari iby'imiryango yacu yagendeyemo, ntago twigize tugirirwa amahirwe ari uko batubwiza ukuri, ngo batubwire ingeso bagize bakiri bato, ariko ndihana ibyaha bya ndihana ibyaha bya mama, ubimbabarira ibyo byaha, ubikure ku bana banjye, ubikure ku bazankomokaho. Ibi byaha ubimbabarire. Turatura icyaha cyo kwikinisha cyagaragaye mu muryango. Uwiteka Mana, nukitubabarire, ukinkureho, ugikure no ku bazankomokaho. Amaraso yawe anyeze, nk'uko muririmbyi abitubwiye, nta kindi kiduhesha gukiranuka kereka kwemera ko twejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Natuye amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwanjye, kuva uyu munsi mbaye icyaremwe gishya, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
Imana yo mu ijuru rero ibaha umugisha kuva uyu munsi ubaye icyaremwe gishya n'uwari uhawe kuba icyaremwe gishya. Hindura imitekerereze, uhindure n'imivugire, n'ukubonye wese abone ko wahindutse. Noneho atangira kubaza Imana, yenda uzi n'urubyiruko cyangwa se inshuti zawe mwagendanaga zabaswe n'icyo kintu, ubafashe muri ubwo buryo bwo kugira ngo batuke, batabare n'ababo bakunda. Yesu rero abamugisha, ndabakunda cyane. Turiho turagana ku musozo w'umwaka. Ndakwinginga mwene data, wikwinjira mu mwaka wa 2026 ukiri kwizengurukaho. Wikwemera ko Satani agomba kugusuzuguza. Fata umwanzuro uyu munsi, umwaka wa 2026 ubutangirana ingamba nshya, uri umuntu mushya. Kandi ndagusezeranya ko iki kintu nikiva mu buzima bwawe ugiye kubona Imana mu mwaka wa 2026. Yesu abamugisha, ndabakunda cyane.